Hello. Wowe uri kundeba itonde kugenda ubanza ukande subscribe share na comment evara bikanda he kuri Gasoro comedy ufite telefone yawe wagenda ugasakingamo Gasoro comedy cyangwa mwenyewe comedy ubundi ugakora subscribe kuri wo no kunzogera warangiza ugakora iki ugatema rwose na comment nuko abantu baragaragaza twiyambaye kubara YouTube bitano tubarokora subscribe share na comment ibyo tuzacu byose tuzabibona turabakunda please. Aramutse mwese Bagitifu. Mwaramutse neza. Amakuru yanyu muri kurege ni meza cyane. Ariko se Gitifu mu rugo Nimeze no kuna abajura baturembe. Ko bakubye gusa kandi kwibayoka nakwica. Numva dara ni impamvu yatuma twishima kuko bitewe n'ukuntu abajura baturembe. Si ngombwa kuvuga ikibazo wakambije agahanga. Wishimye cyakumvikana. Kumva zana umunyabazo wishima. Ubusingu yo natari guseka kandi akagari kagahorana ibibazo n'ibya nyina wabizu. Bizo. Biri bukemukire mu nama y'umuryango twese ko turi Bagitifu. Kwivugisha ibintu ko biba neza. Se kurakaye hakiri kare nk'uwo kwa Bagitifu wabyitwara mu. Uzabaze we. Akagari kanjye kari mu tugari twambye neza. Twumvikane mugerageze twumvikane kugira ngo inama yacu zo kugenda neza. Nibyo rwose. Kuko bitabaye abaturage nibo babigeramo kandi abahara babigizemo. Saba Bagitifu bashya se sha. Ko Gitifu mu rugo. Uziko uvuga Bagitifu bashya kugora ndi kukazi. Yereka ko kuramba ku kazi s'imyaka ahubwo ni ibikorwa uba warabikoreye. Abawe ari ibikorwa by'akagari kanjye kaba kayoboye. Niba ibikorwa fesha ugere kwivuga uburayi ugere kwirata kwivuga atonda waje kikuramaye ariko subundi mu kagari kanyu wigeze ubona n'indaya. Bagitifu gasubu tutubwizanye ukuri ntabwo ikintu imibare yagaragaje akagari kawe gakiza hari indaya. Hari kera ntari najya ariko ubu zose narazirukanye zaje. Gitifu gasubu Gitifu mu rugo mugerageze. Aha ntabwo twaje guterana amagambo ahubwo twaje mu nama. Oya Gitifu cimye yuko twaje mu nama. Munza ko nabizi. Bana mu kagari ka Gasuruguzi. Nabivuga reka kwitwa Saka icyizere se. Ngubu kabati. Reka Gitifu mu rugo ndutangiye kwitana ba mwana kuko nawe nagurisha. Indaya. Gitifu mu rugo wakitona tukomeza namaya. Bikore rero. Umuntu uba wamurenze wagira ngo nizandaye zo mu kagari. Nako naraziruka. Ngaba wamurenze nibindi urabivuga uzirukana nibindi urabitubwira. Gitifu Gasuruguti Gitifu mu rugo nta muntu ushaka kongera kumva avuga atahawe ijambo. Bone ugiye kubasuhuza bizere ko bumeze neza. Na amahoro gake gake. Duteranyirije hano rero nk'abayobozi bagize utugari turi mu murenge wacu. Yego. Kugira ngo twiga ku bintu bigenda neza tubyongere ntibitagenda neza tubihindure. Turahera ku bintu bigenda neza. Ubundi iyo kategori akagari kanjye kabarizwa. Turahera ku misoro buri muntu ajya ambwira kategori mu kagari ke gahagazemo. Nge imisoro ni sawa imisanzu yose itangwa uko isabwa.
nanjye nuko abaturage banjye nta kintu mbashinzwe. ubuyobozi nanjye imisoro ni sawa. reka niba umurage w'abusore icyo kintu ufite mu kagari kawe cyiza nakubwiye ngo kereka niba ari wowe uzigura. ariko se muruko akagari kawe ubundi bite? ariko gitifu iyo bigeze mu murenge akagari kanjye gahuriweho icyagutera icyaka cyose nirwanya nigwiriye. none niba bakubwiye ko mu kagari ke imisoro itangwa neza urabibona nawe yifata ariko ajya anamenyesha nahiva ahubwo uvuga imisoro iwawe hagaze gute? ngira imisoro ni sawa miliyoni 10 z'imisoro akagari kanjye karabinyuze da. sinumva ari byiza se iyo utinde se kubona naguhoma ariko imisoro ikomeza igatangwa nubwo na mwe ndahoma. gitifu murokore uri gitifu ntabwo uri indwara nimba ukeneye kurwana uzajya mu ngabo z'igihugu. nyereza imisoro se njya mureba baramufata bakamushyikiriza ubuyobozi. yego nyine ngewe hasi njye muyobozi ndavuga urukiko wose ufite ububasha bwo kwihanira. ko nirirwa mbihana na bimasera nufata uzafunga. mureka ziki iki gihugu ari icyasi. yose wo korora inda igihugu ni cyaso. sawa ubwo ibyo byarangiye nimba mwese imisoro ari byiza aho ni sawa. ku kijyanye n'ibikorwa remezo bimeze bite? Mu kagari kanjye njye hakozwe imihanda 3 dutema n'ibihuru mu rwego rwo kwirinda malariya dufatanyije n'abaturage. murakoze natwe rero kagari kanjye dufatanyije n'abaturage twazamuye inzu y'amagorofa. iyo utarabikora wenda kuguhana kugira ngo amafaranga yakoresheje sa ya leta. ubu se ko tutayari ariko gitifu mwenyewe tubwizanye ukuri uwazamuye etaje y'amagorofa rimwe 2 3 4 irangira yuzura nta n'icyo cyatanduriyeho habe na kimwe. ariko se gitifu mwenyewe twese turaziranye ko nzi ko mbere wari fiti none nkambona inda ari nyarwego. none se ntabwo mpembwa? ese mbere bwo ni wahembwaga ahubwo inzira uvuye amagorofa 5 mu gihe 5 bigendana mu nzu. umva we nimba ubishaka uzaza nkwereka igitabo kirimo ibintu byose twaguze. sinakibonye se naho rero nose gitifu mwenyewe ko mu gitabo cyanditsemo ibikoresho ngo yose yaturutse mu Buyapani koko urabona irasima yaturutse mu Buyapani. yego manudi se twatumye ndazizana tuzabera ko nyuma y'uko itazaba yazanye imanyite cyangwa imigiti. yego imagiti. hanyuma yo Gasoro mu kagari kawe bimeze bite? twe twubatse inzu 10 zitanga udukingizo tw'ubuntu. komeza ra 10 zitanga udukingizo tw'ubuntu. ntabivuga ariko si ukubera uburaya. nose zirangiza zo gutekesha ibishyimbo nizo kurinda abantu indwara n'inda zitateganyijwe nkuko tubishishikarizwa na leta. urinda abantu bameze bate bafite irayi nakubwiye ngo ikintu akagari kawe gakizeho n'indani. ahubwo atangire bwe kuntu wazibyaza umusaruro ikintu bwakwangiza ahubwo atangire ubwira umurenge gutera inkunga. zirahari ze cyabiri za 700 za 500. witonde we indeza nizihagazeho indaya n'ibihumbi 5. meze ngabo umutungo mu bana nakoze ari zihagazeho. ahaha twabyumvishe. gitifu murokore muri byo ngibyo avuze nta kimwe kikorera. nawe se ushyigikiye uburayi? ntabwo aranshigikiye ariko nk'uko nabikubwiye ugira by'akagari kawe ibindi umurenge uzajya ubyimenyera. nimujya kureba by'akagari muzarebe ku kagari ka mwenyewe ibyo tuzabyigaho. hanyuma murokore ni mubizi se kagari kanjye intangarugero indakemwa kubatse imihanda 3 amagorofa 5 dutera n'amashyamba 5. bose ho bari byiza se akagari ka gitifu murokore magamashi. nawe uretse gushora mu nda yawe wabigeraho. giti ntumva cyangwa no kuri cyongera kubwira ibigambo ndahita nyidiye. sura umwana ngo nimurokore se neza imico ni nk'iyi ndaya. gende muzima nanjye ndi muzima. ntusabone bazima bararwara muri na bagitifu ubwo sinaba mutigira mwazigira abaye abaturage. nimushake mu mpunga gitifu rujya kuvuga ijambo ririmo indaya ndahita muhoma. rwanda ko mbizira ko indaya yaranyana zitunze ra. gitifu wamwumvishe sinongera kumva ijambo ririmo indaya. nawe gitifu Gasoro bamaze kugushinza ibintu byinshi birimo indaya ariko maze kubona ko ari byo. umuntu n'umugabo arwana rumana. none isanga ari itegeko rihari ry'ibyo umuntu arwanisha. ibyo tubivuga none ku bintu bijyanye n'umutekano bimeze bite? cyashize umutekano warimo akantu k'agato. kubera iki uzamo agatotsi? banza wumve ariko aho nagiriyeho byarakemutse. nanjye icyo navuga ku mutekano kivuga nyine vuba abantu bagira bitahira dore buri kwizimba mu magambo. ase ko mbona gitifu murokore abaye cyanutse cyane ra. urabona ukuntu yarenzwe n'amagambo. none se muri zimba mu magambo mbareke njye mu magambo se nimba bavuze ngo reka asobanure okay nanjye nibyo navugaga umutekano wari urimo akabazo ariko kuva igihe nagiriyeho byarakemutse. Gasoro umutekano umeze ute?
kubera si ukubera indaya kuko woza abagana arazirukanye mu kagari kawe kuko habamo indaya burimo ariko ni bukeya ngo bukeya baherutse gutora uzihagarariye Gitifu Gasoro gute ibyo bintu urabizi burimo ariko nahise mbihagarika bataratora misi uzihagarariye ko byafashe indi ntera ni Sodoma na Gomora muyo Gitifu murokore wagiye utuza ubujura bw'inkoko bwabereye mu mudugudu wawe ubwa televiziyo byarakemutse ariko byarabaye ariko nacyo ariko ngiye kubizeza yuko umutekano nzawugarura mu kagari kawe nakabuze indaya zihavuye umutekano wakwinjira umurokore bimeze bite ni mubizi se yakagari kanje ntanga rugero ndakemwa sobanura umutekano ni wose wumve ko nani rwanda tukigira dore igitaka ngo yiba ubwo se ntabwo abaturage kuko bajya babiba gari kwigwa indaya zo kwa Gasoro gute urongera kuvuga ibyo bigambo ndahita nguho nge zifashe zirabizi ni gereza mbese twabitindaho mugabanya amagambo dukomeze nta kibazo ariko ntiyongere kunzamuraho amagambo reka icyo tukiveho mureke tujye ku gikorwa cy'imibereho malariya yaragabanutse ubuzima ni sawa nanjye ubuzima ni sawa nanjye ni sawa we Gasoro gute ubuzima ni gute nanjye ubuzima ni sawa ni bangahe bandi yo sidi wawe ni wese wibateye wangunzu aha nanjye ubuzima ni sawa mu byumweru bibiri bishize nta n'umwe ugeze utaka n'agacurane uruba ariko gusa ariko muri uko kagari kagakomeje kwitwara neza akagari ka murokore mugaha amashyi ushora mu buraya nawe wabigeraho mwaramutse neza mwihangane rero kubarongo nta kibazo ukareba ukuntu ibintu bimeze mu tugari tune habayemo imimindu rero bwagiye gutorwa mu kagari kamwe kinjizwa mu tundi nari nibagiwe ahubwo nanjye kubabwira hari impinduka zabaye mu tugari tuno nyobora hari akagari kamwe kagiye kuvamo kamwe kinjizwe mu tundi ubwo rero mu Gitifu baho akagari baza gutora natorwa abantu benshi ubwo n'uwuhe mutoye Sogora ngari kubanza kubyigaho mbere yuko munkuraho